ngo yarahari nisheri waje rwose yajyaga nkubita akankubita ferabeto nabitubwiye naramukubitaga ariko nanjye ngo ni nka Satani wanyoboraga nase ko namwe ninyweraga inzoga rwose na ferato naye mukubitaga no kuburanka bo muraza ahubwo asanga yanatetse nka nabimena ariko hamwe n'Imana ye rero urumva ko yaramurengeye aho ko nyine nabonaga n'ubundi juna narigezemo. Ndabyibuka rero kari gihe kimwe yajyaga mbwa ati rero ubu ngiye gushaka umwana uhiye umwana ukeye we nubwo burokore bwawe butamuha agaciro utware ntabwo umurenganya rwose kugeza kuri Murata tubanyeshere na Shushu nawe se ngira ngo ni shitani warwanyaga icyo tuzaba cyo muri iyi minsi. Ni Vision TV mukomeje gukurikiraho muherereye hose, reka tubasuhuze kandi tubifuriza ibihe byiza mu byo murimo n'ibyo mukora. Reka tubabwira ati amahoro y'Imana bane namwe kandi dukomeje kubifuriza ishya n'ihirwe mu byo murimo mukora byose. Reka tugushimire wamaze gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu dushyiraho ajya kugeraho. Murazi neza ko rero Vision TV tugenda tugera hirya no hino ku bantu bafite muri bo ibintu bishobora guhembura imitima y'abandi. Turazi neza ko abantu bose ntabwo mu ngendo dukora tuba tugeze ku kigero kimwe. Hari aho ugeze undi muntu yatambutse, hari aho ngeze undi muntu ataragera. Ni muri urwo rwego rero mubona ko tuba twagiye dusura abandi bantu bafite muri bo ibintu bafite muri bo ubutunzi budasanzwe. Nitwa Kayishema Ishimayeli. Reka tubane neza muri kino kiganiro. None reka ntangire mpereze abatumirwa bacu umwanya kugira ngo batwibwire. Reka mpere kuri nyirurugo utwegereye. Papa turabasuhuje, mutangire mwibwira abadukurikiranye kuri Vision TV. Nitwa Mbarushimana Innocent. Ndi umugabo wubatse, mfite abana 11 n'umudamu umwe. Ubwo nanjye Yesu yangiriye neza, Imana yaraturinze, turi bazima nta urwaye. Bega Yesu yadukuye kure, turayishima. Ubwo rero Yesu n'umugabo turabagabo ko hamwe Yesu aho Yesu yadukuye. Nanjye ubu ngubu nari n'umupagane, nari umuntu mubi cyane. Nari wa muntu w'inzoga zikanyica nkaramuka bari. Ariko Yesu aza kungira neza nkurayo. Ku buryo ubwo mbegana aho Yesu yankuye. Najyaga ngenda nasanga umudamu we wanjye yanatetse. Rimwe na bimwe ibiryo nkabimena kanaburara. Ubwo mbega aho Imana yankuye ni kure cyane. Ku buryo naje no gutwika bibiri inzoga zanyishirwa ubuse nanjye n'ubwanjye ntabizi. Ubwo maze gutwika bibiri madamu ati rero Imana yawe rwose sinzi ukuntu nanjye nayo. Ariko hamwe ubwo ngubwo maze kuyitwika ngira ubwoba bwinshi ariko kwakuna ninyweraga inzoga umva nta kibazo mfite. Ubwo rose nahugura ukuntu Yesu buje abura uko Yesu nabura uko abigenza. Naje kwibona nakijijwe. Njya mu rusengero ndakizwa ariko itaberana nakurireka. Nkayanja gusenga nkiga igice icyo gihe. Abo twiganye bagiye kubatizwa pastor mugeze ati Mbarushima itabe wararetse. Ntireka da. Ndavuga ndetse umugore wanyu ntabwo yake itabe nyirimo. Ati ubwo rero Mbarushimana ntacyo uzabatezwa ubutaha. Nta kibazo pastor. Aransibiza. Ariko anshibije numva nta kibazo mfite. Kuko n'ubundi nari nzi ko Satani akimfite ku itabi. Ndagumya ndasenga. Nari ariko nagira mu nzira najya ku rusengero itabi nkasiga nditabye mu mwobo. Nkajya navuga inti Imana iri tabi nutuma ndireka. No kuri nzagukora nzanagushima. Ubwo rero sinakubwira bahise badupangira amasengesho iminsi 3. Ubwo urumva naratangiye abandi twatangiranye barabatishwe. Ndagumye ndasenga ariko sinacika intege. Badupangira amasengesho y'iminsi 3. Ndayasenga pe sinishushanye ndayasenga. Maze kuyasenga ndaryama saa 6. Giye kubona mbona umusirikare wa mbere arinjiye. Ndamureba gutya n'amaso yanjye. Umuntu wa kabiri arinjiye.
yicaranye na madamu barimo gusoma bibiliya. Undi wa gatatu yinjira aho ndyamye ngo nanubura cyangwa itabi. Itabi yahise arinshikuza ahita arijugunya nk'epfiriye. Bitambwira madamu ntuzibimbaye nabo basirikare barababonye. Ati bariheze. Ntingenda bibona ahubwo umwe yaramereye nabi, nekaye nabonaga murimo gusoma na Bibiliya abandi babiri. Shanga ijuru riragusuye n'ukuri. Ndavuga nubwo Imana irabikoze. Ubwo ngubwo itabi kuva ubwo ngubwo nahise ngyibagirwa. Igihe cyo kubatizwa kiragira, pasiteri wanjye mbatiza neza, noneho numva nanjye mu mutima nshima Imana. Ndabatizwa ndarangiza, bitewe nuko madamu wanjye yari umuririmbyo yari yabwinjiyemo kera. Nanjye mpita ntanga umuhamagaro muri korali. Mpita mbatiza, mpita nyingira muri korali. Ukorali ndumva nyimazemo imyaka 12. Nta kibazo ubu ngubu mfitanye n'umudamu wanjye n'abana. Urabona ko mu rugo turi abantu ubu ngubu njye abana ni 11. Nanjye na madamu ngo turi 13. Nta mwiryano ujya hano mu rugo. Kwese mbega turi abantu bashima Imana kuko n'abana banjye n'abakristo, abendi ni n'abaririmbyi. Ndetse ko bagenda bari mu nsengero zigiye zitandukanye. Nta kibazo hano mu rugo gihari, niyo tubonye hari ikibazo gihari dusasa umukeka twese tugasenga Imana, Imana igatabara. Urumva rero mu buhamya burebure. Bana ni inzu turimo. Inzu turimo reba ni kado y'Uwiteka yaduhashye. Mukuri. Kado y'Uwiteka yajyaga avuga ati nzaguha inzu, nzabaha inzu, nzabaha inzu. Hamwe nuko umudamu wanjye ari ukunda kugenda kundusha, bajyana za cyangwa kuyihamagara. Ariko urumva ko nukuri pe nkubwiye ko nta kazi mfite, nacuruzaga ngewe ubundi. Ariko ibyo byose byashize nta nzu nkuyemo. Mfite na moto 2 ziragenda zishira nta nzu nkuyemo. Ariko aho bigenda hamwe no gusenga Imana, Imana ikajya ivuga ngo nzabaha inzu, nzabaha inzu. Nawe urayibonera. Ko rero nta kintu narenzaho, Imana iratabara. Tugiye kujyana ibintu gake gake. Papa hisa tugeza ku nzu kandi hari urugendo rwabanje. Turaza kuza no kumenya aho inzu yavuye. Reka dukomeze na mama wacu atwibwire. Papa yeza atwibwira, atatubwira no buhamya nabyo byari bikenewe cyane, ariko turaza kumugarukaho. Ariko reka duhereze na mama umwanya kugira ngo atwibwire, noneho abadukurikiye naba mumenye, mwumve nuko avuga, ahumeke rwose. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Mukangira Florence, ry'ababyeyi banyitira ni mu makurode. Ndi umubyeyi ushima Imana, mfite byinshi nabonye Imana, narayibonye, nabonye Imana itabara, nabonye Imana irengera umuntu wayo. Mfite byinshi byo kuvuga ko nabonye Imana. Rero by'umwihariko ndaneze ko ndi kumwe n'umutware wanjye ukishijwe. Binezeza umutima wanjye iyo nishanye n'umutware wo nca n'abana twese duhuje, bijya binezeza umutima wanjye. Rero ntangiye ku buzima ku rugendo rw'umukristo nihereyeho, mfite byinshi. Nakijijwe muri 1996, nkizwa ndi kumwe n'umutware. Twabanye intambara ikirangiye muri 1994 mu kwezi kwa 10, tubana twese turi abapagani. Ariko muri 1996 ndakizwa. Muri uko gukizwa rero nabonyemo byinshi. Urumva nakishijwe, umutware adakishijwe. Ntangira rero ubuzima bwo kubana n'umutware udakishijwe. Bwari ubuzima bugoye ndetse bukomeye cyane, kuko Imana asengaga we ntiyayumvaga. Yesu akambwira ati wowe ibyo barakora winjiyemo barakora barakubeshya. Imperuka muvuga izaba, imperuka y'umuntu iba iyo umuntu yapfuye. Iyo umuntu yapfuye imperuka ye iba yabaye, iba yarangiye, nta yindi imperuka izabaho. Ariko kubera ko ngiye nagize umugisha wo gusangwa n'Imana, kizi ko nubwo gukizwa nta muntu wambwirije. Ngiyewe narwaye malaria, Imana igihamagara ukuntu kwinshi. Narwaye malaria gato numva ngize ubwoba, ndavuga none napfa nkarimbuka. Ningere wagiye ngenda bariza ahantu rusengero ruri. Ndagenda kuri ADPR mu Gasyata, niho nakirijwe. Ubwo rero mu by'ukuri umutware ntabwo yabyakira, nta nubwo yabyumvaga.
natangiye rero ubuzima bwo gukubitwa kandi ubundi mutware mbere ntarakizwa twatubanye neza ntiyankubitaga. umugabo yaragukubise neza inshuro irenze imwe? ngo yarahari nisheri waje rwose yajyaga nkubita akankubita ferabeto. nabitubwiye naramukubitaga ariko nanjye ngo ni nka Satani wanyoboraga nese ko namwe ninyweraga inzoga rwose na Ferato naye mukubitaga no kuburanka bo muraza ahubwo asanga yanatetse nkanabimena ariko hamwe n'Imana ye rero urumva ko yaramurengeye kuko nyine nabonaga n'ubundi juna narigezemo. iyo wamukubitaga ferabeto wumvaga atamwica ko? buryo ukoreshwa na Satani ibikuyobora nanjye nabikoraga atari nge niyobora kuko nanicuzaga rwose n'umudamu wanjye inzoga zanshizemo nareba naho ibiryo nabimenye nkumva najya genda karangije ariko hamwe nuko nyine yumwe inzoga nge numvaga rwose n'ijuru nararigezemo burya cyane ahubwo se nipono nayiguriraga uko nakoraga niko nayanyweraga uyu nguyu n'igihe agaburirwaga n'abagira neza ya moto zo nazigize nkicuruza nazigize maze kureka inzoga ziza kuncika niyo ntego narindiho namaze gukizwa Imana impa amafaranga. ubwo rero sinzi ukuntu wenda narangaye gato sinamenya ukuntu Satani igenda inyaga ibintu none ko sinaba ngo ni Imana yanyaze mpita nongera nsubira hasi ndahomba ariko si ukuvuga ngo nahombye ari uko naguye oya byarongeye birancika gusa ariko ni nko kwakunda umuntu agira akaba ageze ku ishuri. tugeze ahantu rero mama yavugaga ati nakubiswe ferabeto akankubita najya ku rusengero naza nkatahira ku nkoni. Ndabyibuka rero kari igihe kimwe yajyaga ambwira ati rero ubu ngiye gushaka umwana uhiye umwana ukeye we n'ubwo burokore bwawe butamuha agaciro simbushaka rwose simbushaka igendere. Rero nshuti z'umusaraba njye nasengaga Imana cyane ko numvaga nshaka kwegera Imana ku buryo izajya imbwirika mu murongo ngenderwaho. None Imana iransura irambwira ngo nta murokore wo kwahukana kuko ibintu yankoreraga numvaga nakwahukana nyine nkagenda ariko Imana yasa nta murokore wo kwahukana. Nkomeza gusenga rero igihe kimwe arambwira tungubu turatandukanye araza arankubita yirajyana mu cyumba ati singa imyenda yawe ugende. Nyisinga buke ariko nzi ko ntari bugere ko naramwihambiriyeho nanjye naramubere umusara kuko yaranyirukanaga singende cyane nubahaga Imana ko Imana yarambwiye nta murokore wo kwahukana. Kavuga uko kuri kose reka nsenga Imana burizandengera. None uri arankubita turi mu cyumba arambwira ati hitubwira n'Imana yawe uyibwire ko dutandukanye. None gisenyishije ati yibwire ko dutandukanye rwose. Urumva rero nanjye mu gusenga nuzura umwuka arasenga uvuga Imana umutware wanjye nawe mubabariye kuko nawe sibi. Urumva umuntu yagukubise arakubwira ati mfira mu rugo agenda ujye mwuka kuvuga ngo nawe mubabarire Imana mubare nawe sibi. Nanjye n'umwuka wera wasengeje iryo sengesho. Arangije umvise iryo sengesho umugore nsenze yankubise urusi rwiza arabyacira amaso ati ndakibabariye ahita yigendera. ubwo munsi mba ndasirokotse. Rero nkomeje gusenga Imana iraza kunsagira ngo ati nyamara umutware wawe nzamugirira neza umutware wawe nzamutunguza umucyo ngo natunguje Sawuli umutware wawe nzamuha agakiza. Urumva noneho maze kumva ijwi ry'Imana yuko uzamuha agakiza narushijeho gukunda Imana. Umutware ibyo kuvuga ngo wagiye niyo waba nabaga ageze mu rugo saa 12 yakoreshaga ibishoboka byose ku buryo atazimya amatara nkateka hatabona kugira ngo bishirire abone urwitwazo wari wagiye gusenga none ndebera. Ndi umuntu wabyaye ndabyaragenda ngurira isombe z'ibyatserenye bugogo zitagira n'amamesa zitagira n'ubunyobwa angurira isombe nziteka zitogosheje kugira ngo nyine ahari wenda namuka akagenda. Oya ni kwa kundi avuga ati nanjye singiyeyo ni shitani yabaga yasinze rwose akanywa ariko kubera ko ntamubere umusaraba ati genda nta murokore nshaka no muri urugo.
nuko ubwo rero kari igihe nabaye mu buzima bwo kwicwa n'inzara rwose nkasenga y'amasengesho y'agahato ukaba wasenga amasengesho y'iminsi 2 yo kwiyiriza ugakwitaho n'ahandi y'iminsi 2 yo kubura icyo urya. Rero umutware ntabwo murenganya rwose kugeza kuri Munata tubanye Sheri na Shushu nawe se ngira ngo ni shitani warwanyaga icyo tuzaba cyo muri iyi minsi. Ubwo rero muri ubwo buzima nabayemo Imana yaje kundwanirira ikajya imbwita umutware nzamuha agakiza, icyo cyarageze muri Imana muhaye agakiza. Byaranejeje cyane rero kuko Imana niyo yamwisangiye. Umutware wanjye ko yarambise na muntu ari kumubwiriza. Imana niyo yamwisangiye yarambwiye kimwe arambwira ati ukuntu Imana yasanze biteye ubwoba. Yari yasinze yankubise icyo gihe cyane. Arambwira ati nagiye kubona mona Yesu kuba agiye kwa kuryo tumubona mu bishushanyo, Yesu ko ubone rya kamba ry'amuho yari yambaye ku gahanga, ati niko bimeze. Ati Yesu yaraje rwose ndamubona na rya kamba ry'amahwa, araza arambwira ati nkurikira. Yesu rero n'umugabo w'intwari, nta muntu ari gukura umutware wanjye ahantu yarari, nabonye imbaraga ze Imana se hamukura. Muri uko gukizwa ko rero urumva byanejeje umutima wanjye. Muri za 97 Imana ajya kumbwira iti umutware wanjye nzamuha agakiza, nkumva ahari zakamuhanjye ntarapfuye ntazabona agakiza ke, kuko yarera mbere umugabo mubi ku buryo numvaga ntazabona ubwiza bwe. Ariko Imana twakurikiye ni Imana y'imbaraga, ni Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Imana yamuhaye agakiza, iragenda impaka agakiza katari pirate. Imana yamuhaye kagakiza katari pirate, impaka agakiza kugeza tubanye Sheri na Shushu muri ubu. Urabona tumara imyaka 26. Ariko mu myaka 26 tumaranye ubu ngubu ni Sheri na Shushu rwose Sheri mbese wagira ngo ni turi muri fiançailles. Ubu ngubu mwagiye ari bwo mwaryoherwa n'urukundo cyane. Urukundo nubwo rumeze neza cyane rwose. Mama komeza tubwire rwose ukuntu bimeze neza, ariko nanone uze kuza kugera uburyo ki mwabonye yanzu. Urumva rero umutware yamaze gukizwa, Imana imusanga arimo mu bucuruzi, imusanga muri icyo gihe. Ariko muri ubwo bucuruzi burya Imana dusenga ni Imana y'imbaraga, ize kunsagira mbiti rero kubera ikigara abana nabyo, kubera karitsiye abamo, kubera aho akorera kari ibigusha. Rambiti ndamuhombeshe ndi Uwiteka ariko nzabagirira neza. Umutware rero muko gukora bigenda bihomba akagerageza agashakisha nk'umugabo agashyiraho imbaraga ze, bikagenda bihomba kubera ko iki Imana yashakaga, intego yashaka kugira ko yari itarageraho. Ubwo rero ubucuruzi buza guhomba neza. Bumaze guhomba rero urumva twagiye mu buzima bubi, nubwo n'ubundi ngiye butigeze bumerera neza, ariko noneho nawe araza muri bwa buzima bubi turabusangira. Mu buzima bubi rero twabayemo urumva urabona umutware waje kunagara aho yanyuraga bavuga ati ni boss. Uyu muntu ya nibwo umuntu akimara guhomba uko biri kose umuntu wigesha amafaranga ntabwo kajya kabura. Ariko turagenda urumva ko kugenda aho ugera hano aho ujya gukodesha inzu y'ibihumbi 10 ufite abana 7. Muri ubwo buzima hano twari tugeze, ubuzima bwo kujya gukodesha inzu y'ibihumbi 10 ufite abana 7 ni ubuzima bugoye muri Kigali. Naho tugiye gushaka babona uyu mugabo bakavuga turiya mugabo nimane kwije gutura muri karitsiye, uyu mugabo ushaka akazi k'ibihumbi 10 ni bwoko ki? Ariko Imana yakabyara ibiduhishiramo. Ndibuka rero tujya mu kazi k'ibihumbi 10 biducanze tuvuye ku muhima we yakoreraga, twagiye gukodesha hariya ku Gisozi. Tujya gukodesha hariya ku Gisozi imbere y'Erika, no twagiye gukodesha inzu y'ibihumbi 10. Muri inzu y'ibihumbi 10 rero urumva twa dufite abana 7, nabwo iyi nzu y'ibihumbi 10 iratunanira pe, iratunanira. Ariko umutware wanjye kubera ko kimara gukizwa yari afite amafuta rwose, yari afite amafuta. Urumva ngiye nubwo nari muri ubwo buzima ariko mfite amahoro ntagikubitwa, numvaga rwose umunezero ari wose,
kuko iyo twajyanaga gusenga numvaga binejeje. Igihe kimwe rero tuza kujyana twabuze amafaranga yo kwishyura ku musozi wa Shiru gusenga. Tuhageze umutwara arambwira ati rero dore twabuze amafaranga yo kwishyura kandi barambara nk'umubosi, barambutangiye kumbwira ati ni maneko yaje gutura muri quartier. Ati barambara nkaho ndi maneko yaje gutura muri quartier naje kwisha muri aka kazu. Ati reka nkugire inama, ati ubu ngubu abana tugiye kubazana babe kuri umusozi wa Shiru, nibizajya bigeza nijoro tujya tubaseseka mu gihuru baryame, noneho tujye tubashakira ibyo barya ariko tujijishe ku buryo nijoro tuzajya tujya kurara mu gihuru. Angira inama, uruva umuntu w'umugabo kugira inama yo kuza kurara muri gihuru, uruva biba bigeze kure, yarabuze n'ibyo 10,000. Urumva no kugira ngo turye tubone icyo turya ni kwa kundi nyine abantu babaga bakuze bati mukozi w'Imana akagwa nk'inoti ya 2 ati genda ugura amazi yo kunywa, ukavuta ku Imana ishimwe y'amazi sinkiyagusi ahubwo ndahagura ubugari bw'abana. Muri ubwo buzima rero twarimo nibwo Imana yatsanze cyane by'umwihariko mu kwezi kwa 9 irambwira ngo ni ukuri kuko wanyubashye uyu mwaka urashira guhaye inzu. Nshuti z'umusaraba, Imana ikubwiye ngo uyu mwaka utarashira iragukora igitangaza kimeze gutyo, iraguha inzu kandi mu by'ukuri nta n'ahantu uteganya inoti ya 5 muri iyi si yababaho. Ni ikintu gikomeye. Imana yaransanze rero irambwira ngo uyu mwaka turi mu kwakira uyu mwaka ndaguha inzu. Imana itangiye kugenda ikoresha n'abahanuzi, nanjye ubwangira nsanga abana mu rugo bakarota, ariko kuko turi abantu nafaga wenda nko gusenga murimo w'Imana agera mu rugo nkabwira nti Imana ongera yambwira ngo uyu mwaka iraduha inzu. Hakagira abana rero mfite umwana wanjye mukuru akabatari ko mama iyo Mana yabanje kaduha ibyo kurya, inzu yabiko nibanze duha n'ibyo kurya, iby'inzu bizaza nyuma, kubera ko nta rufatiro babonaga inzara twishe bakumva ko inzu ntaho yafa. Ariko nshuti y'umusaraba, Imana tuvuga ni Imana iriho, ni Imana ikora, ni Imana sinzi wafashijwe. Uravuga ngo inzira z'Imana zirenga imyenge ya supaneti, kubera ko imyenge ya supaneti yo urukuniga nta wayibara, ariko ngo inzira z'Imana zirenga imyenge ya supaneti. Rero nanjye bimbwira nabonaga nta nzira nta na ntoya. Ubwo rero mu kwa 10 irongera ati uyu mwaka urashira ngo hanze. Iyi Imana rero ijya gutabara irabanza ikigizayo ibyo wabonaga naho wacungiraga ikigizayo, ikigizayo inshuti, ikigizayo wa muntu wakusuhuza kumva nta nibwo akigusuhuza. Rero mu kwezi kwa 11 nshuti z'umusaraba, kwezi kwa 11 kwashize ndi mu nzu yanjye uko Imana yasezeranyije. Mwakoze iyo Mana se iyo nzu yavuye hehe? Nkunda kubwira cyane nk'abakozi b'Imana, iyi Mana twizeye hari ikigushyira ahantu kasa naho igupimye igira ngo urebe uko uhagaze uti gute. Cyane burya Imana yanga umwibone, Imana yanga umwibone, Imana yanga umuntu utakora. Nubwo twari muri ubwo buzima twumvaga twifuza gukora ariko ntitubone uburyo bwo gukora. Imana rero yaje kumpa ikiraka, nubwo nyuma twagifatanyije n'umutware ariko ni njyewe yaje guha ikiraka. Ikiraka gisuzuguritse ku buryo wabona ko utabonamo n'umugisha. Yakorekeje umukozi w'Imana witwa Katabirora, rwose ni umukristo kamashashi ari Kanombe n'umudiyakoni. Hari uburyo twari tuziranye tukiba ku Muhima, noneho rero Imana igiteza ikibazo kugira ngo ukemure ikindi. Uwo munsi Imana ifunga inzira zose, noneho nafite umumama w'inshuti yanjye ukora Nyabugogo. Ndavuga nti rero ubwo abana baburaye bakabana bwiriwe, hari igihe mu rwose mu by'ukuri ufite inshuti wisanzuraho, inshuti yayi ni utatinya kubwira ibyawe. None ndavuga nti ya mama w'inshuti yanjye reka ngere uko biri kose, ndabizi nawe acuruza pavuro na seleri ariko ntari bumbure 5 isa, wenda nkaza nkagura mituye y'ibishyimbo y'ijana nkagura n'ubugari.
manuka mva ku Gisozi n'amaguru, manuka yereka n'amaguru, icyo gihe nari natwite, ndagenda ngera ku Kinamba n'amaguru, ndakomeza rero ngeze hariya bita ku Ndagara hariya ku magare. Imana ishimwe, niho nahuriye n'igitangaza. Nigera hariya ku magare ngiye kumva numva imodoka ivugisha ihoni. Muri uko kuvuza ihoni rero, iyo umuntu afite ikibazo ubumva ko nta n'umuntu ukuzi, ubumva ko uri wenyine nyine. Nkomeza muri urwo rugendo, ariko numva imodoka ikomeje ihoni. Nsa n'ukebuka ngira ngo ndebe ko ari imodoka zigunganye. Mbona umuntu ari mu modoka arimo kundembuza. Nsa n'ugenda ntiyari ntambuka numvaga bivugisha ihoni, mbona ararembuje. Nambuka umuhanda ndebye nsanga ni umupapa nzi. Aransuhuza, arashitse kundeba, iminwa yumye n'ikikora izuba naragiho, ni nyine twarimutse aheruka tuba ku Muhima, twarimutse tuye ku Gisozi. Andebye arashunga ati se waguha ikiraka wagikora? Ndi rwose nagikora. Uwaguha akazi ko njya mbona wenda abahanuzi b'iki gihe birata abakozi b'Imana rwose mamutegereje ibitangazo, waguha ndabwira ni ngewe rwose akazi nagakora nuko umuntu aba atakabonye. Arambwira ati ndashaka guha akazi ko kunshakira ifu ry'amakara. Nshuti y'umusaraba, nemera ako kazi ko gushaka ifu ry'amakara, nateganya ko najya mbona igihumbi cy'abana bari burye. Ako kazi rero ntabwo nzi ko ariho Imana yaciye inzira. Ako kazi ndakemera. Imana yacu ishimwe. Muri uko kukemera arambwira ati rero ndashaka ko uzajya ufata imifuka ukajya gushaka ifu ahantu uzaribona aho ariho hose. Ivu nzajya ndi kugura, imodoka izajya izigura. Arambwira ati igikiro nzajya igiceri cya 20. Ati urumva umufuka ni 2,000. Urumva w'ikirosha, urumva inshuti y'umusaraba, ibyo bintu urumva byari ibintu bigoye, ariko niyemeza ku kazi ugakora. Mvuga niko bikose uzajya mbura igihumbi, abana bazajya barya ntwite. Kuko n'ubundi ako kazi nagakoze ntwite, n'ubu nabyaye mu kwa 12, kandi ubwo nkakora mu kwa 10 no kwa 11. None Imana ukuntu ari igitangaza. Muri uko kukemera ntabwo nateganya ko najya nunguka n'5,000 ku munsi. Navuga nti nzajya ngenda ntangira gutekereza mu bakire bateka inkono nyinshi, ahantu baba ryavuye mu mbabura ryinshi. Naryo rikenewe. Noneho ubwo ari umakazi aravuga ati umva hahandi bacuruza amakara menshi, bya bifu bajugunya nibyo nshaka. Niyo wabona ibifu bajugunye, niyo baba barabihinzemo, icyo nshaka ni ifu. Arambwira ati twebwe ni umushinga dushaka, aribyo dushaka kugeragezamo. Okay, ndabyemera. Arangije rero arambwira ati fata nomero zanjye. Subiye gato yuko nabonye Imana yaranyatse nomero, muha nomero zanjye nafata nanjye mfatize, ariko nsubiye inyuma gatoya. Habura nk'icyumweru kugira ngo mbone ako kazi. Nta telefone nari mfite. None narimo gusengera ahantu bita Isheru, n'ubutayu buba ku Gisozi. Ndimo gusenga bigeje saa 12 z'umugoroba ngiye gutaha. Ngiye kubona mbona abapapa 2. Baza biruka baturutse Nyamirambo. Ngiye kubona mbona baraza bansanga. None ndabahunga ngira ngo nabagize bantabe. Muri ko kwa kamanga ati hagarara turagushaka Imana gutumyeho. Ndazamukaza n'umuntu wegereye ingo, ndaje ndahagaje kubona mbona abapapa baje bansanga. Barangije barambwira ati akiri telefone twari Nyamirambo turimo gusenga. Imana tubana tugende ku musozi wa Shiro. Turabona umumama utwite, tumuhe telefone tumubwire ngo nubwo afite inzara kajana, iyi telefone ntazayigurishe niyo agiye gutabarirwaho. Imana ishimwe. Bampa telefone, icyo gihe bampa na sumukadi. Biraneza n'uwo mupapa umwe tujya tubonana Imana yakoresheje. Urumva bari Nyamirambo, ariko Imana yabura ngo nibansange ku Gisozi. Urumva nabonye ukoko kw'Imana. Abo bantu rero bamaze kumpa iyo telefone muri icyo cyumweru, nibwo nahise ngenda mpura n'uwo mupapa ahita nyaka nomero za telefone, nanjye mfata isi. Urumva telefone ibi imbere butabuze ntazo kugira telefone, urumva nta kundi byari kugenda. Iyo telefone maze kuyibona rero nibwo yambereye umugisha, nibwo nanditsemo nomero za telefone
dutangira na bizinesi. Imana ishimwe. Akimara rero nshuti y'umusaraba, akimara kumpa nomero ze arambwira ati uzansanga hariya mu mashyirahamwe ku muryango wa 25 noneho nguhe imifuka utangira akazi. Aranje rero Imana imukora ku maso ariko nari nashonje nari mfite n'ikibazo, ahita ampereza 10,000 atekana 10,000 maze ugure isukari y'abana. Imana ishimwe. Ku muntu warugiye mu nzira nteganya inoti ya 500, urumva kabisa nahise nuzura umwuka wera. Urumva rero bya 10,000 nahise njya guhaha nk'umubosi nyine, urumva 10,000 ku muntu utari ufite n'igihumbi ufite ujya guhaha nyine nk'umusirimu. Oya kabaraga bwo ntabwo byari kuva ko nari nkeneye utuntu twinjanye n'agasukari nkeneye tukara nkeneye udushyimbo, ariko urumva narahashye rwose turadufuka bita nzaruhahira ndatwuzuza. Ubwo rero Imana ibitangiye kugomora imigisha yo mu ijuru yansezeranyije. Ubwo naratashye rero mbwira umutware uko byagenze, genda urebe uko bimeze. Nk'ejo rero wa papa ndamuhamagara, ndagenda ampa imifuka 50 ati ngaho genda utangira akazi. Mu by'ukuri kugenda nshakisha ntabwo nateganyaga ko wenda nabona n'ibihumbi 5, ariko natangire hari muri marato haruguru gatoya ahantu bacuruza amadepo y'amakara. Ndagenda mbagwe ndashaka ifu ry'amakara, urumva kuri kugira ngo bari batwari batangaga amafaranga. None rero bari babonye umuntu uza ukabakura ku imyanda. Ndaje ngiye rero batangira kumbwira ahantu bagiye babitsimba kubera kwanga gutanga ya mafaranga yo kugira ngo babiha abakarani bakureho imyanda. Nsanga bagiye babitsimba. Ndangije rero baravuga ati okay, bitsimbura kajya bandangira ahantu babitsimbye. Ntangira kuzuza imifuka. Umonye rero nshaka imifuka ati ununza ati se mukozi w'Imana hari umuntu waguha karima ugiye gufumbira, kuko urumva byabaga ari gitangaza. Urumva ibyo ndabishaka rwose ati na hariya hari ibindi bakanamfasha, bakamfasha bakayora kugira ngo bavire aho ngaho. Ya mifuka 50 mba ndayujuje. Wa papa katabiranda mba ndamuhamagaye. Muhamagaye cyakora umuntu yohereje imodoka. Yohereje imodoka fuso ya mifuka barapakiye, mbona barabaze ya mifuka ahita ampereza 100,000. Umunsi wa mbere ubwo urumva ko akazi kari kabonetse ko gushaka ibyo vu. Ivu rwose nayo namufashije ninjira ahantu bita za Kiruhura, hahoze depo nini y'amakara, ku buryo ku munsi twapakiraga n'imodoka 2 tugakuramo nk'ibihumbi 40 byo guhemba abagiye babipakirana banabicukura. Ubwo akazi mbega kabaye akazi twaragakoze, twubakamo inzu, hazamo umuriro n'amazi, turangije akazi karongera karahagarara. Reka hari ikibazo ngize cy'amatsiko. Icyo gihe muyora ifu uko bigaragara urabyibushye umeze neza, ni kwanganaga icyo gihe? Niko nanganaga rego yese nari mbyibushye cyane, ariko nabwo nari mbyibushye bifatika. Ariko nagakoraga nyine no bibonye akavuga ati warahombye none usigaye wikore werwa mu bivusha. Bitewe nuko nyine nari nzi inyungu nkuramo, nkavuga naho gwibonye iyo ryari nayo mu ndaye ngenze ngikorere. Ndaryikora mba nta gisuzuguro kiriho. Zikuburyikorera ukavuga uti ni uzuza imifuka 100, 50 ndabona ibihumbi byanjye 100. Cyangwa se nakora mu 200. Nyine byagaragara nk'agasuzuguritse, ariko ngenze umusaruro urimo. Nagakora numva nta kibazo mfite rwose pe. Uko nagakoraga abana mu rugo bakarya, nta kibazo dufite Imana yaraciye inzira. Ubwo rero biza guhagarara, ariko byahagaze inzu n'ubundi Imana atubwiraga yarabonetse. Bakunzi ba Vision TV rero murumva ko twasuye famille ifite ibintu byinshi yanyuzemo, kandi mu by'ukuri mukomeze mukurikirana kino kiganiro. Ijambo ryose bavuze nge ndumva harimo inyigisho kandi ikomeye cyane. Urumva nta gusuzugura akazi. Reka dukomeze na mama wacu akomeza tubwire rero, akomeje akazi muragakoze, muratangatanza ahantu hose. Umutware yakinjemo aramfasha.
we ngiye kubona mbona yinjiye na za Remera ajya gushaka akazi. Iryo vu ryatubereye umugisha ko ku munsi twakoraga 160 ku munsi, tukabitana iwacu mu nzu 160 byavuye mu ifu ry'amakara. Noneho hariya Kiruhura, hariya hahoze isoko ryimukiye kwa Mutangana, hari depo ry'amakara, ibifu baragiye babita. Imana ibisi ikizakurengera, Imana ibisi ikizagutabara, Imana ishimwe. Iryo fu bagiye baritaba bakagenda barenzaho imifuka, naho Imana yari izi ko kari gihe izarengera mu makorote na pakorote. Noneho umutware twagiye dusanga ivu rirapima nka metero 10 ry'ubuziyakuzimu. Baragiye barituye tukaribonera ubuntu, tukagenda tukapakira amafuso. Twamara gupakira fuso bakaza urumva hari gihe twakoraga 160 imbere ya saa sita, nari mbwa tukakora ibindi 160. Imodoka zarasimburanaga dupakira mbere saa tugakora 160, nari mbwa na nyuma saa tugakora 160, tugatana mu rugo nk'ibihumbi 300. Icyo gihe yari 2014 yari 2014. Noneho icyo gihe Imana kubera ko yari yadusezeranyije ngo uyu mwaka utarasha ndabahama inzu, icyo kiraka giduhaye mu mpera zo kwa 10. Kandi Imana yatangiye kutubwira ngo uraduha inzu mu ntangiro zo kwa 9, itubwiye uyu mwaka utarasha ndabahama inzu. Mu ntangiro mu mpera zo kwa 10 aba ari bwo duha mu cyo kiraka. Imaze kugiduha rero, dutangiye icyo kiraka, dutangira kurota mu nzozi ahantu tugiye kugira gute kugura. Imana ishimwe. Dutangira kurota ahantu tugiye kugira gute kubaka. Noneho rero umutware we kubera ko yari yarahombye icyo cyaro gucuruza, tugize amafaranga arambwa ati ngomba gusubira gucuruza, mbese yumva ko tugiye kwikenura. Ariko by'umwihariko Imana isanga umutima wanjye inyemeza ko tugomba gushaka inzu. Ubwo rero nanone ahantu kushaka inzu n'umutware ntabwo twabyumvikanyeho, kuko yashaka guhita yongera kugira ngo asubire mu bucuruzi, yagura ubucuruzi, none yongeye dusirimuke noneho. Ariko Imana ihabanye n'inama z'abantu. Imana cyo rero agambiriye kuduha inzu, ntabwo rero agambiye kongera kudusubiza ubucuruzi. Imana yakabyara rero isanga umutima wanjye, ndagenda mfata amafaranga ngura ikibanza mpita nubaka. Umutware biramugora ntiyabyumva, arababara ati umugore ndashaka indi nzu ko ngiye guhita nongera akacuruza nkaba boss, none ahise ajya mu bintu by'inzu. Ntitwabyumvikanaho. Ariko noneho maze kubaka inzu n'iki, uwo munsi tuba tuyinjiyemo. Tumaze kuyinjiramo ku Gisozi hariya hepfo ya Yerika rwose, hepfo ya Yerika. Tumaze kuyinjiramo cya kiraka gihagarara, nta na konte dufite 50,000. Gihagarara, inzu yuzuye, harimo umuriro n'amazi, twamaze no kuyinjiramo. Imana ishimwe kubera ko yari yagambiriye kugiye kuduha inzu, nta kindi yari yageretseho. Yari yatubwiye kugiye kugira gute muri uwo mwaka iduhaye inzu. Icyo kiraka rero kijya guhagarara, cyahagaze ikibazo cy'inzu cyakemutse. Imana ishimwe. Inzu tumaze kugira muri umutware arangiye ati madamu wanjye, ati buryo usubwenge, ati rwose naho abana avuga ati mva mama uzi ubwenge. Umutware arahangarukira ambwa ati bajye uhagarara tutarakuyemo inzu. None batangira kwibuka ati ibuka ko Imana yatubwiye ngo Imana igiye kuduha inzu uyu mwaka utarashira, turabona ko iduhaye inzu mu buryo. Noneho bahita bibuka bya bindi Imana yamaze iminsi tuguti mbahaye inzu umwaka utarashira. Bya bindi umutware yibwiraga ati nziye gusubira mu bucuruzi, ndigwenda n'imodoka ndahita nyigura, ahita byibagirwa abonye kiraka gihagaze gitunguranye, ariko abonye dukuyemo inzu. Icyo gihe Imana ibidukoreye ikintu, nshuti z'umusaraba, yadukoreye ikintu ku buryo twese none nubwo twayizeraga cyarushijeho
umuryango wanjye urushaho kwongera kwizera Imana cyane bundi bushya. Umutware wanjye nawe urumva nubwo yajyaga ambwira ryambwirishero ariko waguze basi n'akazu n'ikibazo ko ufite amafaranga ukayanywera, mbese arambwira ati ngiye nzagura inzu idasuzumye, nzagura inzu nk'iya miliyoni 70 uru 80. Ayo mafaranga yose yashingikirije rero ahomba nta n'ikibanza afite. Ariko Imana yonyine abonye ukuntu Imana idutabaye ikoresha ifu ry'amakara, tubonye inzu mu buryo butunguranye, umutware wanjye nawe noneho yikomeza ku Mana bundi bushya, abana mfite bikomeza ku Mana, nanjye noneho nsubizwamo imbaraga, noneho dukizwa kurusha uko twakizwaga. Igitangaza cya mbere kiba kirabonetse rwose muri iyo nzu rero. Muri iyo nzu tukimara kuyigiramo mbona nibwo yatangiye gufungura imigisha. Ikimara kugira Imana n'umukozi w'umuhanga tubonye ubufasha, tugira umugisha, Imana ifungura inzira. Mbona umuntu twari duturanye udukopa amakara, tukadupakura imodoka y'amakara, tukajya ducuruza tukishyura, ari uko tumaze kugira gute gucuruza, noneho tukamwishyura akaduha andi makara, ariko twageze gute twacuje twamenye kwayo kurya. Mu gihe rero gitaramberanye tugifite amashimwe mutima wacu tunezerewe uko biri kose, yego twatarabatarwa ariko ntabwo tukicwa n'inzara. Mu gihe gito rero Imana iza kunsanga by'ubwanjye, irabwira ngo nukuri ngiye kubaha indi nzu ya kabiri. Imana iza kunsanga, noneho aho hantu twari dutuye hari nibyo koko hari ku muhanda, ariko ntabwo imodoka yabashaga wenda kwinjira mu gipangu. Nk'umushyitsi ufite imodoka ngo yakwinjira mu gipangu. Imana itangiye kuvuga iti ngiye kubaha inzu ku muhanda ahantu imodoka izajya ikinjira mu gipangu. Imana ishimwe, nabonye kwa ngaha imodoka ikinjira mu gipangu. Imana ibitubwiye ibimbwira, umutware nawe nabimubwira ko afata ibyo byose ubu birasaba ko tugurisha iyi turimo ahari tukazajya kugura ahandi. Mu by'ukuri twumvaga kwenda ko ari ubwo buryo ko tugiye kugurisha iyo ngiyo turimo tukaba twajya kugura ahandi. None Imana inanatwera arambwira ngo ngiye kubaha indi nzu Kagugu. Imana ishimwe, iratubwira ngo ugiye kuduha indi nzu Kagugu. Iransanga irambwira ngo ningere kuri mu Cyangugu bajya amasengesho barukore bene data. Hari uburyo bwo gusenga Imana ijya yemera inagushyigikiramo. Nubwo nafashaga abandi mu gusenga, nubwo nanjye nasengaga, ariko yarambwiye ngo nintere inka njye kuri mu Cyangugu, njye kubohoza inzu yanjye Kagugu. Niko yansanze irambwira. Ndaje mbibwira n'umutware. Nkigera kuri mu Cyangugu ngiye gusenga, mpasanga groupe y'abagabo yo kuri ADPR Kabuga. Kuri ADPR baragiye gusenga kuri mu Cyangugu. Irangije nkigera tugirana ibihe byiza turasenga. Imana irambwira ngo nukuri impamvu dore ngo impamvu manukanye kuri umusozi nguhaye indi nzu mu mujyi wa Kigali. Ibimbwira turi mu kwa munani. Irambwira ngo nguhaye indi nzu mu mujyi wa Kigali. Ndaza hari mu kwa munani mbibwira umutware, ariko njye n'umutware kurwara tujya gusenga. Imana ikatubwira iti nzabaha amadolari, nzabagirira neza. Imana ishimwe. Hari igihe kimwe twarimo gusenga ahantu njye n'umutware nimba byibuka, abahanuzi rero n'abana beza, abahanuzi bajya bakora ibintu ukavuga uti buriya ntabwo ari Imana. Umuhanuzi twicara turimo gusenga aragenda tutira ibiti byinshi cyane, njye n'umutware afata araza aradupfumbatiza. Imana iti mwakira amadolari. Ibiganza byanjye n'iby'umutware byose umuhanuzi arabyegera ati mwakira amadolari. Arabyahira. Ntimukajye musuzugura ibintu by'Imana. Reka mbabwira uko umuhanuzi yatutira ibyo bita akadupfumba ati mwakira amadolari, ni nako amadolari twaje kuyakira turi kumwe. Imana ishimwe. Noneho urumva ko nari mfite isezerano, twari dufite amasezerano. Imana ikagitubwira iti nzabaha amadolari. By'umwihariko ngiye arambwira ati nzaguhera umugisha ku bazungu, nzaguhera umugisha ku bazungu. Rero ukibaza se amadolari, kizi ko ngiye n'amadolari nari ntaranayabona rwose.
nari ngejeje imyaka ntarabona amadolari ntazi uko asa. Noneho igihe kimwe tujye dukorera Imana nta kintu turebyeho. Hari umwene data twafatanyije gusenga, umudiyakoni wa Kicukiro Sheri. Dufatanyije gusenga, ibyo twasengeye Imana irabisubiza. Ku kazi wabo rero haza abazungu ariko ari mu mugambi w'Imana yo kugira ngo babonane na mama Claude. Kaje abazungu kazi wabo arababwira ati bari hafi yo gutara bwatariko kari umukozi w'Imana mama Claude muri akazi yari yaramanure ko hazaza abazungu mbese ajyagira icyaka ryo gusengera abantu. None tujye kumusura ubwo tugiye mugiye no gutaha mudufatanye dusenge. Mu by'ukuri ajya kubabwira gutyo nge nize amashuri 6 abanza ya mbere y'intambara kera. Ntabwo rero mama Claude ndi wo gusengera abazungu, ahubwo ni sanzira z'Imana. Abo bazungu rero bazana n'uwo mama baraza bakigera mu rugo tugirana ibihe byiza. Imana ishimwe turasenga. Muri uko gusenga uwo mama we ndetse mu Kinyarwanda bagasenga mu Cyongereza uwo mama agasemura. Ariko tumaze gufashwa babazungu batabibuka inzozi barose. Imana ishimwe. Umuzungu umwe aravuga ati ngewe uyu mubyeyi naramurose ndi wacu Burayi. Amen. Sinetse ko n'abazungu barota, sinarinzi ko abazungu barota, numvaga mbese ni ibintu by'igitangaza. Umuzungu avuga mu Cyongereza manotse muraga avuga ko uyu mubyeyi naramurose uko ameze afite isuka ku rutugu. Isuka ku rutugu bakozi bamurabiswe bisobanura umurimo w'Imana. Ati afite isuka ku rutugu abantu bamurungurukira mu idirishya. Yabivugaga mu Cyongereza mu masembura. Kuturungurukira mu idirishya ni bwa buzima nyine tuba turimo nyine abantu batureberamo. Ateriko ngiye kubona mbona nge nawe akaboko kwe nakanjye turimo kubaka dufite umwiko turimo kubaka inzu turimo no gupafuma. Amen. Umuzungu bwe Imana yabiri umuneteshi waca iwaba ari Burayi. Aratubwira ati ngewe nagiye gusobanuza pasiteri wanjye inzozi na rose mbona umama nkonko ari mu kazu kameze nk'aka ku wacu Burayi ubu buzu ntibuhaba. Atariko arambwira ati ubwo n'umurimo w'Imana uzakora muri Afrika. Icyantangaje umugambi w'Imana ngiye kubona mbona uko Imana yigeze kudusezeranya amadolari, uko umuhanuzi yigeze gututira ibiti nge n'umutware twicaranye afata ibiganza bye n'ibyanjye aravuga ati mwakira amadolari. Ngiye kubona yaradupfumbatije da abo bahanuzi nyine nibo bahanuye Imana iduhaye amadolari bahira ibyatsi barabiduha turi babiri nyina madamu. Tugiye kubona yo tubona abo bazungu twicaye nk'uko twicaye bafasha amadolari bafata ibiganza by'umutware n'ibyanjye ya madolari baradupfumbatiza uko Imana yadusezeranyije. Imana ishimwe. Amen. Kandi ubwo Imana ijya kudusezeranya amadolari hari kashize nk'imyaka 6 tuyabwiwe. Oya ahubwo n'umuhanuzi atutiye ibiti ati mwakira amadolari mu biganza bwa nimwakira amadolari 6. Umuzungu baraduhereje. Imana iraje iti nsanga irambwa ngo urwo ni rwa rufatiro rwa yanzu nakubwiye Kagugu. Imana ishimwe. Uwo muzungu akimara kuyamba arambwira ati amafaranga narabirose ndi wacu Burayi. Ahari byaba ari kugira ngo dusane iyi nzu. We yumvaga ko tugiye gusana iyo nzu yadusanzemo tukayikira mbese tukayikora neza uko tubyifuza. Ariko asanga Imana yo yaradusezeranyije ko iduhaye indi nzu mu Kagugu. Iryo joro rero Imana iransanga irambwira ngo iyo nzu ugenda ugure Kagugu iruhande rw'isoko iruhande rw'umuhanda. Imana ishimwe ko ibizi n'ibyerekezo. Irambwa ngo ni iruhande rw'umuhanda ni iruhande rw'isoko. Amen. Urabona ahantu dutuye isoko ngiririya ryabatsinda. Icyantangaje rero twashatse umukomisiyoneri yishaka umukomisiyoneri uko yahise nzana ahangaha niko no mwiyerekwa byari bimeze. Niyo masezerano nari mfite. Aha rero irambwira iti na hano harasuzwa ni hatoye ariko nzahagura inzu nzayisana nzayigira neza. Niko yatubwiye. Iyo nzu rero ibivuye mu bitangaza by'Imana.
imana yatubwira ati ngiye kubaha ahantu imodoka izajya zikinjira mu gipangu. Urabona igipangu hameze, urabona uko imodoka yindi ufungura porota y'imodoka ikinjira, niko imana yatubwiraga. Aho ngaho handi rero Mungu hadufasha kwishyurira abana amashuri, turarya umuceri uhavuye. Imana yaratwakuye mbese muri make, Imana yaratwakuye. Ubu ku kwezi tubona ibihumbi bigera mu 190. Amen. 190 ku kwezi, tuguramo umufuka w'umuceri, tukaguramo isukari. Twigeze gusonza. Imana ishimwe kujya imara inzara. Reka mbabwire, inzara yaratwishe. Hari igihe kimwe umutware yajyaga ava mu rugo akazerera nko mu masaa 12 kugira ngo asange abantu basinziriye. Hakabijya abana babyutse ko bati twabura ntoya, mwaremuriye nuko mutibuka. Nkabajijisha nkabereka ko ahubwo bibagiwe ko barayibagize gute bariye. Ariko icyantangaje nuko ari igihe kimwe Imana ishatse ukabura. Kari igihe kimwe yigeze kugira gutya Imana yo kabyara. Uzi ko iki cyarageza abantu kugira ngo urebe, hari igihe kimwe twari dufite